na hamwe muzabicemurira. Imali ya leo rero nyamuneka nkubwira yuko Nzuri Business Group Limited iba ihari ku bwawe. Ariko tutuzu ko murira ubukene n'ubukene abantu bakabuba ku none se ntabwo wowe mu byo tuba tuvuga. Ubundi hari dufite abantu babiri bateranye umugongo. Guterana umugongo ariko urabyumva. Hari barukubiswi batwebwe. Hari umuntu umwe ari kugenda gana Kimironko undi ari kujya Nyabugogo. Urimo urabyumva. Uwo nguwo rero ufite arakataje yiruka ajya Nyabugogo wenda ajya Kimironko. Udafite nawe arakataje yiruka agana Nyabugogo arushaho guhirima. Nago bashobora kuhura bateranya umugongo. Byibuze keretse byibuze nizo gomba guhindukira ze. Uyu ugana Kimironko yakagombye guhindukira agahamagara wa undi Nyabugogo akamurembuza ati ngwino ngufata akaboko ngwino ngufata akaboko tujyane. Wahindukiye akamwirukanza umwirukanse we ntiwamufata afite umuvuduko tabara mu Rwanda dufite speed governor we ayigenderaho. Muri make wa wundi we agendera kuri speed governor ariko wa wundi uri kwirukanka agana Kimironko na wa muvuduko tugenderaho wa 80 mu Rwanda muremure yarawurenze we ntabwo umureba ari nk'iburayi arageza ku 150 na speed governor afite. Muri make hagati y'umukene n'ufite nuko nguko mbishushanyije ngiye harimo speed iteye ubwoba nuko mbishushanyije harimo gap iteye ubwoba kabisa. None se uwo muntu ufite umuvuduko ngana gutyo keretse wagabanyije umuvuduko aganahindukira kuko afite na vitesse iri hejuru akaba yanakwirukaho akanagufata ati garuka nago bizakunda nago bizashoboka naho rero biracyapfa bitanihira. Mwene Sirasi ajya bashakira umuti. Hanyuma rero urabona ko imari nibyo bavugaga imari nyine wazifite imari ziboneka imari zirahari. None se nibyo nakubwiye nawe Dickson nk'ubu ubonye umuntu gufata akaboko umwaka umwe nawe uzamfata iriya nzu ni ibintu biri na simple nuko nyine hari ubuntu n'iki no kwikunda naza kugushushanyiriza kuntu bishoboka. None se nk'iriya nzu uri kubona nk'iyi mari ya leo uri kubona iyi ni inzu nziza cyane ya cadastre idahenze iri Kigali Kabeza hafi ya kaburimbo ifite ibyumba bine ifite urwambariro ni dressing room ifite toilet eshatu ifite salle à manger hamwe afite amafunguro sitting room yego ikagira cuisine ikagira na annex ifite n'ubusitani na parking bihagije rwose. Ibyumba byawe bine dressing room bathrooms eshatu sitting room there is a dining room na toilet eshatu there is a kitchen na parking rwose na garden numva bihagije kuko uri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 400. Ikaba rero yubakishije amatafari ahiye hose urabona ubwo nabateye neza bakayitera mu mucanga n'iki ariko womoyeho kugira ngo verify hose usanga ari amatafari ahiye. Igiciro cyayo ni $70,000 ziganirwaho. ziganirwaho hari abantu badashaka no kuzumva ariko hari abantu bazifite kuri konti rero. Dickson yagira ngo nkubwire yuko wowe ngewe uramutse ufite muri abantu b'inshuti zawe bamwe mwakoranye muri uyu mwamenyanye no kubera aka kazi muri uru rugendo rw'imyaka hafi 20 banabarese icyo niyo kukubwira nyine ku kuboko yanagufata wanamuzubiza iyi nzu kiriya kibanza irimo ntabwo cyaca munsi ya $30,000. $30,000 cyangwa se 25 hagati ya 25 na 30 kuyubaka ubwayo ntabwo nanone byaca munsi ya $30,000. Ushobora gusanga n'ubundi yubatse yuzuye ifite nk'agaciro kaba ka $50,000. Urumva ariko kwa reyorozo nka $60,000. Wansubiza inyuma nkaba umusiribateri nkaba mfite nk'iyi nzu ugakora ukiteza imbere. Hanyuma rero none sigira ngo umuntu aziguhaye izo 60 mu myaka 2 waba wubatse inzu nka ziriya wazigurishije ushobora kuba nawe wabonyemo ikibanza kindi cya $30,000. Subiramo umuntu afasha akaboko kagenda bite kayovuga ati wowe ugenda ujye kwikorera business nk'iriya inzu wajye nugura ikibanza inzu yubake nimara kuyubaka ushyire ku isoko wunguke wongere ugure indi. Uhaye imyaka 2 uzabonza ni ibyawe nge kandi nawe ufite inzu yawe nahera kurangahe
mbwira nyine miliyoni zingahe miliyongo hoye hariya ni kukwereka naho wagenda ukagura ikibanza gihenze hari naho wagura ikibanza cya miliyoni 20 ukubakisha 30 ukagurisha 70 muri make miliyoni 50 inzu ikabira hagaze ukabonamo 20 ukagura indi ukabonye 70 ukabonye yanzu yawe umuntu ukamushyira vyake nawe ugasigara muri make mu nshuti zanjye nshaka kuma miliyoni 50 wakora iyo business miliyoni 50 fifite kabisa kandi na risk si nyinshi kubera yuko nzuri iragufasha igushakira ikibanza cyiza abapime ahantu hatarimo umuswa hatarimo ubutaka niki butagenewe kubaka ahantu hazima hubake ibikoresho bigezweho hatari imanza inzu zawo nimeze nka gutya hatarimo imanza hatarimo amaritije iyi nzu urimo kureba kuri YouTube channel yanzu none se reba miliyoni 70 ziganirwaho ku nzu nk'iriya miliyoni 70 ziganirwaho noneho mu myaka 2 se ibaze ubundi mu mwaka uba wubatse inzu nka ziriya ebyiri kuko inzu ihameza 2 wenda 3 no kuzura neza na finissage nanda 3 yo kuba bagurishije bamara kukwishyura hahandi ikibanza tayaruza aho kiri kindi uhita wubakamo kamushake kanshaka umase miliyoni umuntu kwizeraga gwa miliyoni 50 ko bitoroshe oye nashaka zaje avuga ati ya mari yawe nubwo uri kuyikoresha izaje bayitwi yanjye ariko wowe kugira ngo ugire inyota yo gukora kugira ngo mu myaka 2 surumva yanzu yawe utawayibonye mu myaka 2 abantu benshi rero bagorwa nuko baba batabonye iyo capital batabonye umutahi nizo information is power information is power kabisa keep telling them tubafashe no gukora n'izo business ubundi ikintu kiba kibaho twe kumera nk'abantu bantu bateranye umugongo ibyo bintu ababitekereza ni twebwe tutafite abari abafite nta nubo bazi ko hariyo ndamutse ndiye Dixon akarya Magnifique akarya Zura akarya ari abantu batazi ko hari abantu batarya Regis akarya Karenza akarya bitwaye iki umwana wanjye akajya ku ishuri wakajya ku ishuri nyine kora wa muntu uri kuvuduka kuri muduhamagara kuri 07 0782 3 0123 na 0788 48 67 cyangwa mudusange hariya kuri Nzuri Business Group Limited ku cyicaro rwose kuri office hariya ku Muhima imbere ya Feruje zo kuri ya Mahama nyubako ya Shema House muri etage ya 3 muri ya nyubako y'amatafari ahiye tuba duhari rwose mu gitondo saa 2 kugera saa 11. Alright, urakoze cyane kabisa mujye muri Nzuri babahereze bibanza n'amazu byose birahari kabisa. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza sanga ibisobanuro byimbitse amagara ushaka kugura duhamagara ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited umukiriya n'umwami. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y3 akadomo Nzuri akadomo rawa.